Rengera ubuzima, igitabo cya mbere, igice cya 7. Gukorana n'imbaraga ikiza y'Imana. Umukiza yunganiraga abantu ku by'umubiri no mu by'iyobokamana. Gukiza umuntu ibyaha no kumukiza indwara byaragendanaga. Umuganga w'umukristo agomba kwifatanya na Kristo yunganira bagenzi be mu byo bakeneye by'umubiri n'iby'iyobokamana. Kristo niwe mutwe nyakuri w'umurimo w'ubuvuzi. Igihe umuganga akoresha imiti isanzwe avura indwara z'umubiri, ashobora kuyobora abarwayi be kushobora kuborohereza indwara z'umubiri n'iz'umutima. Abaganga bagerageza gufasha mu murimo w'ubuvuzi, Kristo ubwe niwe muvuzi. Mu bitangaza umukiza yakoze yatugaragarije imbaraga ye ihora ikiza indwara. Buri munsi na buri kanya Imana ikoresha ibyo yaremye kugira ngo itubesheho kandi dukize. Iyo urugingo rw'umubiri rugize ikiruhutaza, abakoresha iby'Imana yaremye bararugoboka kugira ngo rwongere kuba ruzima. Ariko imbaraga ikorera muri bo ni imbaraga y'Imana. Iyo umuntu akiza indwara, ni Imana ibimukijije. Indwara n'urupfu biterwa na Satani, umurimbuzi. Imana niyo muvuzi. Ni jye Uwiteka ugukiza indwara. Kuva igice cya 15 umurongo wa 26. Icyo Imana yifuriza umuntu wese ni iki: ngo ugubwe neza muri byose kandi ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Yohana wa mbere igice cya 3. Niyo ibabarira ibyo wakiraniwe byose, igakiza indwara zawe zose. Zaburi 103 umurongo wa 3. Icyaha nicyo ntandaro y'indwara. Iyo Yesu yakizaga abantu, yarababuriraga ati: ntukongere gukora icyaha kugira ngo utazabona ishyano riruta irya mbere. Yohana igice cya 5 umurongo wa 14. Yigishije yuko abantu biterereje indwara kubwo kwica amategeko y'Imana, kandi ko icyatuma ubuzima bugubwa neza ari ukumvira gusa. Umuvuzi azi ko amategeko agenga ibyaremwe yashyizweho n'Imana, kandi ko umuntu aramutse ayumviye ari bwo ubuzima bwe bwakira indwara kandi akarama. Abantu benshi barwaragura babasha kuba bazima baramutse bakoze icyatuma boroherwa. Ikintu cyose cyangiza umubiri w'umuntu n'ubwenge bwe n'imbaraga ze z'iby'iyobokamana ni icyaha. Umuntu yagira amagara mazima aramutse yumviye amategeko y'Imana yashyiriweho guhesha abantu bose ibyiza. Igihe umuganga abonye umurwayi ugejejwe kure n'indwara yatewe n'ingeso mbi, nyamara akirengagiza kubimubwira, aba ahemukiye mugenzi we. Abasobanukiwe n'amategeko agenga ubuzima bw'abantu bakwiriye kugira umwete wo kubwira abantu ibibatera indwara. Mbese umuganga yaba ari umunyambabazi aramutse atigishije abantu ko kwirinda ariko muti nyawo uvura indwara? Inzira yo gukomeza amategeko y'Imana niyo nzira y'ubugingo. Ijambo ryose rivuga ngo ntukagire utya n'utya ku byerekeye amategeko y'umubiri cyangwa se y'iby'iyobokamana rigendana n'amasezerano. Iyo twumviye tubona imigisha. Imana ntiduhatira gukora ibyiza, ahubwo ishaka kudukiza ikibi no kutuyobora ku byiza. Imana yamenyesheje Abisirayeli amategeko afitanye isano n'ubuzima bw'umubiri kimwe no kumererwa neza mu by'iyobokamana, kandi yabasezeraniye yuko nibayumvira izakuraho indwara zose. Gutegeka kwa 2 igice cya 7 umurongo wa 15. Imana ishaka ko twagera ku rugero rw'ubutungane twaheshejwe n'impano ya Kristo. Imana iduhamagarira kwiyunga n'ingabo zo mu ijuru kugira ngo twimenyereze amategeko yadushoboza kongera kugira ishusho y'Imana. Ni umurimo wacu gufatanya n'Imana kuvugurura ubuzima bw'umubiri n'ubw'umutima. Kristo adukiza gusuzugura amategeko y'Imana. Iyo twakiriye ubuntu bwa Kristo, dushobora kubona imigisha ishyitse yo kumvira. Ubuntu bwe buduha imbaraga yo kumvira amategeko y'Imana no gucika ku ngeso mbi. Iyo niyo mbaraga imwe rukumbi ishobora kudukomereza mu nzira y'ukuri. Iyo ubutumwa bwiza bwakiriwe mu kuri, buba umuti uvura indwara zikomoka ku cyaha. Siko ibintu byose bikomoka kuri iyi si bishobora gukiza umutima washegeshwe. Siko byose bishobora guhesha umuntu amahoro yo mu mutima cyangwa se ngo byirukane indwara. Kuba ikirangirire n'umunyabwenge ntibishobora kunezeza umutima ushavuye, habe ngo bishobora no gusana amagara yasesetse. Iyo urukundo rwa Kristo rugeze mu mibereho y'umuntu, rukora ku migabane ikomeye y'umubiri nk'ubwonko, umutima, imitsi yumva, rukayikiza. Nirwo rubatura umuntu agakira ibicumuro n'agahinda no guhagarika umutima no kwiheba, ari byo bishegesha intege z'umuntu. Rutera mu mutima umunezero wa Mwuka Muziranenge, uwo munezero ugatanga ubuzima buzira umuze. Amagambo y'umukiza wacu avuga ngo nimunsange ndabaruhura, Matayo igice cya 11 umurongo wa 28, niyo muti uvura indwara z'umubiri, iz'ibitekerezo n'iz'umutima. Nubwo twiterereje imibabaro kubwo gukora ibibi, umukiza turebana impuhwe. Niwe tubonaho ubufasha. Kubera ibinyoma bya Satani, yirabuje ijambo ry'Imana, arisobanura nabi, maze bituma abantu bishuka bibwira ko Imana itagira neza. Nyamara urukundo rw'Imana n'impuhwe zayo ntibyahwemye kugera ku bantu bo kuri iyi si. Iyo dukinguriye Imana imitima yacu ngo twishimire kwakira impano ziva mu ijuru, tubona imbaraga yo kudukiza indwara.
Umuganga wifuza kuba umukozi wemewe ukorana na Kristo aharanira kuba umukozi w'ingenzi mu murimo wose ashinzwe. Yiga ashishikaye kandi agahora aharanira kugera ku rugero rwo hejuru, ashaka kunguka ubwenge no gusobanukirwa. Umuganga unyurwa n'ubuhanga n'ubwenge bwo ku rugero rwo hasi akoze isoni umuganga mukuru ari we Kristo. Ababona ko badakwiriye kuba abaganga baba bakoze neza bahisemo imigabane yoroheje yo muri uwo murimo, bashobora gukora umurimo w'ubuforomo bakiranuka bunganira imbabare. Umugambi Imana idufitiye ni uko twahora tujya mbere. Abaganga b'Abakristo babifitiye ingabire b'abahanga bazobereye umurimo wabo bakwiriye kwigisha abandi kuba abaganga babwiriza ubutumwa. Umuganga akwiriye kugira umucyo uhagije wo mu ijambo ry'Imana. Akwiriye kugira idini ye ikintu cy'ikubitiro muri byose. Akwiriye gukoresha ingero zo hejuru, ingero zitunganye akomora ku watanze ubugingo bwe kugira ngo tubone imbaraga yo gutsinda umubi. Umuganga akwiriye kuba umuntu wizera Kristo. Umuganga wiyeguriye Kristo kandi akagira igihe cyo kwisuzuma, abasha kwitegeka kandi akiyigisha kugira ngo abahura nabo bamubonemo ubwenge bw'ikirenga buhabwa umuntu wisunga Imana ifite ububasha. Nta murimo ukeneye kugirana umushyikirano na Kristo kurenza umurimo w'ubuvuzi. Umuganga asuzumye nabi rimwe gusa, akandika nabi imiti, agakoresha intoki ze nabi abaga umurwayi, umuntu abasha kuhagwa. Mbega ukuntu byaba ikintu cy'ingirakamaro kugira ngo ahore ategekwa n'umuganga wo mu ijuru. Mureke umuntu ugerageza gukora icyatera abantu kurama yizere Kristo kandi amusabe kuyobora ibyo akora byose. Mu bikorwa byose abarwayi bakwiriye kumenyeshwa ko umuganga ashaka kubafasha kugira ngo bafatanye n'Imana kurwanya indwara. Bigishwe ko bashobora kubona ubufasha bw'imbaraga z'Imana mu ntambwe yose batera igihe bagira icyo bakora mu buryo buhuje n'amategeko y'Imana. Iyo umurwayi n'imbabare bazi ko umuganga akunda Imana kandi akayubaha, baramwiringira. Iyo abavura bamugiramo icyizere. Umuganga w'umukristo uzi Yesu igihe asenga yishimira kurarikira Yesu kuza aho umurwayi aryamye. Igihe atari yabaga umurwayi aba akwiriye gusaba umuganga ukomeye kumwunganira. Imana ibasha gutuma imbabare iva ku iseta amahoro. Umuganga aramutse abwiye umurwayi amagambo yerekana ko yizeye umukiza kandi mu masengesho ye akereka umukiza ibyo akeneye, akenshi umurwayi yava ku iseta neza. Usoma umutima w'umuntu niwe wenyine ushobora kumenya ukuntu abarwayi benshi baba bafite ubwoba bari ku iseta, ariko iyo babonye umuganga asabye Imana ubufasha bibatera ibyiringiro. Ibyishimo no kwiringira bikingurira umutima imbaraga ikiza y'Imana, maze imbaraga z'umubiri wose zikiyungikanya. Iyo umuganga azi ko umukiza ari iruhande rwe arakomera. Akenshi guhagarika umutima n'ubwoba bibasha gutera amaboko urutebwe, ariko kuba azi ko umujyanama uturutse mu ijuru ari iruhande rwe bituma atuza akagira ubutwari. Iyo Kristo akoze ku kuboko k'umuganga bimutera imbaraga n'ibyiringiro. Igihe umurwayi wari ku iseta akangutse bigaragara ko bigenda neza, umuganga akwiriye kumara igihe gito asengera hamwe nawe. Bakwiriye guhimbaza Imana bakayishima. Umurwayi akwiriye kubwirwa ko yarinzwe n'umuganga wo mu ijuru. Baba babizi cyangwa se batabizi, abaganga kimwe n'abapasiteri bashinzwe gukiza imitima y'abantu. Mu gihe bakora uko bashoboye kugira ngo umuntu atabaca mu myanya y'intoki, nabo akenshi bibagirwa ko umutima w'umuntu warimbuka. Umurwayi barwanaho abasha kubura ubugingo bwe. Muganga yazabazwa ubugingo bw'uwo muntu igihe Kristo azabaca imanza. Imbaraga ikiza y'amagambo meza ya Kristo. Igihe usura umurwayi, wereke iyo mbabaro wifuza gukiza abamusanze bose bafite kwizera. Uharanire gufasha uwo muntu witonze ngo umumenyeshe ko ubugingo bwe buri hagati yo gupfa no gukira. Umuganga uzi ko Kristo ari umukiza we, amenya uko yagenza abanyabicumuro, abantu barwaye indwara z'ibyaha, babaza bati, nkora iki kugira ngo nkire? Ashobora kubatekerereza iby'urukundo rw'umucunguzi. Mu magambo make ashobora gukomeza umurwayi no kumwemeza gusaba no kwakira imbabazi z'umukiza w'umunyampuhwe. Iyo agenza atyo, Imana iramukoresha. Iyo imbabare igize ubuzima bwiza mu by'iyobokamana, ubwo buzima bukoreshwa nk'ikiganza cy'Imana kigarurira umubiri ubuzima buzira umuze. Igihe inshuti z'umurwayi zihagaze iruhande rw'aho aryamye zimusura, imitima yazo iroroha. Ubwo rero umuganga akaba abonye uburyo bwo kwerekana urarikira abarushye n'abaremerewe kumusanga. Akenshi bashobora gusenga. Umuganga akwiriye kwimenyereza gukoresha amagambo yo guhumuriza abarwayi Kristo yakundaga kuvuga igihe yari akiri ku isi akora umurimo wo gukiza abarwayi. Umuganga ntakagire ubwo yibagirwa kwerekeza ibitekerezo by'abarwayi be ku muganga mukuru. Imbaraga Kristo yakoreshaga igihe yari kumwe n'abantu iri mu ijambo rye. Yakoresheje ijambo rye akiza indwara, yirukana abadayimoni, acecekesha inyanja, n'igihe yazuraga abapfuye. Ijambo rye ryari rifite imbaraga. Ibyanditswe byera bikwiriye kwakirwa nk'ijambo Imana itugezaho, ritapfuye kwandikwa gusa, ahubwo ryavuzwe n'Imana.
Igihe imbabare zasangaga Kristo, ntabwo yitegereje abaje kumusaba ubufasha gusa, ahubwo yarebaga n'abantu bose bo mu bihe byose bamusanga bamukeneye batyo kandi bafite kwizera nk'uko abo bari bafite. Mu masezerano y'ijambo ry'Imana ivugana na buri muntu wese muri twe imbona nkubone, mbese nk'aho tuba twumva ijwi ryayo. Muri ayo masezerano Kristo atugezaho ubuntu bwe n'imbaraga ze. Ni ibibabi byo kuri cya giti byo gukiza amahanga. Iyo ayo masezerano yakiriwe agashyirwa mu bikorwa, niyo atanga ubugingo kandi akabukomeza, agatera abantu ubutwari no kwizera biha umubiri wose imbaraga zishyitse. Igihe cyose umuganga abonye uburyo, akwiriye kubwira umuntu urembejwe n'uburibwe n'ibyaha amagambo y'Umukiza, kuko ayo magambo yose yo mu byanditswe byera araye. Witinya, nzaba ndi kumwe nawe. Yesaya igice cya 43 umurongo wa 1 n'uwa 2. Nagukunze urukundo ruhoraho. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 3. Ntimuhagarike imitima yanyu. Yohana igice cya 14 umurongo wa 1.